oya se kandi duherukana cyagiye umwanga amafaranga arabuze ngo nkushakire ngo abagenzi twasendeye bupakiye wabyere wa mugabo sizingigira mba ntweza amabandi ngaho none hakwishyura hakwishyure bose nta ngaho ingegera noze ntwaye kandi ntago ari wowe naringize ngo koko uyu mugabo ni ingegera 3, 2, 1. aha nuko Mr. Kiritunga ako noneho ndabona byemeye ye nuko usigaye uhagaze amafaranga ariko ngo mu muhanda yarumbutse koko yaye wa muntu oya se kandi duherukana cyagiye umwanga amafaranga arabuze ngo nkushakire ngo abagenzi twasendeye bupakiye wabyere wa mugabo sizingigira mba ntweza amabandi ngaho none hakwishyura hakwishyure bose nta ngaho ingegera noze ntwaye kandi ntago ari wowe naringize ngo koko uyu mugabo ni ingegera umugabo ngana utya arimo aradukereza agira gutadukereza barangiza ukanyitinya ngaho mwihangane mbabaze garuka nkubaze wa mugabo we ubwo naherukanaga n'uyu mugabo Kiritunga mu minsi ishize turi mu kiganiro bita ubyumva ute hari ibintu namubazaga tukagereranya mwihangane ntago mbatwara umwanya munini yego hari ibintu bimaze iminsi rero muri iyi minsi ku mbuga nkoranyambaga birimo kubica bigacika bavuga ngo mu muhanda ngo abamotari ngo barayoye ngo babonye amafaranga ngo abanyonzi ngo murayora ngo ifaranga ryararumbutse ngo abagenzi n'ititi mbese abantu hano hanze abandi bavuga ngo kunyonga ngo nta faranga bigira ngo kumotara ngo bikora imburamukoro mbese nanjye nabyumva nka icyerekezo ese mwabagabo mwe mubyumva mute mubibona mute yewe nyine ni bimwe bavuga amesharushye arumva zamvune z'abanyonzi Dabobi amafaranga barayabona umubonye atwaye ubusa nibyo navuga nta mabandi nanjye mba ntwara ariko nta mabandi urayamwishyura bose navuze ko amabandi yakare ngo nayo yaratwaye ngaho anahereka intwari ingegera ngaho naho ubutaha